aya nkabundi se nuko nguko bimeze nuko nguko Miriwe madam komera mukobwa Ndakomeye. Ndicara Ndicara zawe ubwo ko. Oya icara wagenda uticaye se uri gucuruza se Wapi? Ndi gushaka inzu yo kuba. Witwa nde se witwa Wasesha Shako wamubonye Wasesha ubonye kumubona utahugowe dore sha dore mukiri batoya rero baganira nese wase tudusafuriya se mbona Twaye sisi. kuzigurisha Wapi nabwiye ko nari gucuruza. Oya nta n'ikibazo ariko uri mwiza sha Bizi. oya nawe urabizi yagize ngo ngire icyo nongera ariko kuva bizi nta kibazo Ndacyongeraho ntari. ko ntakuzi nahaze Ntago ndi winaha ngaha. Ndi musha. uri musha aha ngaha abantu basha bakunze kuza ari beza ariko warabibonye nawe yako ntabwo ari bose ariko keretse wenda niba ufite ukuntu uri kureba ariko ntabwo ari bose ariko wase ni mwiza pe wase ni mwiza kabisa ukomeye cyane pepe ari imbere n'inyuma rwose nizere ko gusa inyuma no ku mutima ari ubu okay aha naheze Shabandangiye nyine hasi ho kwa Yakobo. hano ni kwa Yakobo kwa Yakobo n'umwe Ari amazu y'gukodesha. Nibyo ndi gushaka muri make. ushaka inzu ushaka inzu yo gukodesha Cyane. ese ko uri umukobwa mwiza uje gukodesha ra Aha. Nje gukodesha. none ugiye kubera iki uri gukodesha inzu ya wenyine Ndakeka ibyo bitakureba ariko. Ntabwo bikureba. Urumva uvugana kandi n'umuhungu akurangira rata wase nabonye uri n'umukobwa mwiza rata ntacyo bitwaye y'inzu inzu zirahari Ubwo zihari rero nari. wahuye n'abakomisiyoneri inzu ntugireho ikibazo dore izi zose ni imfunguzo z'amazu inzu ukimara kugera hano inzu ni nkaho wayibonye Ntabwo wajya kuyinyereka. najya ufite umwanya Cyane urabona naje nzanye n'ibikoresho byo guhita nyibamo. inzu najya kuyikwereka ntacyo bitwaye Ntabwo ari kure ariko. ntabwo ari kure ntabwo ari kure Yako kamanza njyane wase kumwereka inzu sha sawa urambwira nabonye hari n'icyavamo nge nawe turangana ubibona ko tungana mwibuke se mbone kuri balance akantu oya humura nuru cy'abana turi kumwe sawa nanjye hari utuntu nari ntegereje hano sawa ngenda haza amaze kurya sawa iyo ntugire ikibazo inzu zirahari zirahari kabisa wahageze nawe ubundi se wase dore inzu twayigezeho wayibonye ariko Twaye inyuma ariko nimba imbere nacyo hari ariko. oya ni imbere buri washaka imbere kugeramo ntawe geramo imbere ntabwo ari ibintu ndetse umuntu injiramo rero yawase sha kuva natangira gukodesha amazu nibwo mbonye umwana mwiza nk'uyu uri kurebamo Ndi kureba. amusangamo kanze nze gufashe ndebe turebe inzu yo bayibonye ni uku isigaye ni ukumvikana gusa ariko wowe hari n'ukuntu twagira wanayitwarira n'ubundi Igo. Gambwira yendi bize kuguha. Ni makeya ni amafaranga aya ngaya gusa ibihumbi 50 50. n'ibihumbi 50 inzu kodesha oya ntabwo ari menshi Sani menshi wagabanyije. za nawe wagura ayo mafaranga Nayo mfite ndetse ubundi uzi ngo nshakubwira.
oya wowe hari n'uburyo twakumvikana inzu ukayitwarira ubusa. Yego. Bwa bwawe sha urabona nakwishyuza njyewe. Aho njye ntabwo nakwishyuza. Umuntu yishyuza umwana mwiza nk'uyu nguyu ura. Gaho bimurero kiruka biri buze kugenda. Bo turabikora mu buryo bubiri. Bwa mbere ni ukuma amafaranga. Kabere yuko tunumvikanye shaho ni. Uburyo nakubwiye uburyo bubiri. Kwishyura kashi ubundi sha nawe urareba ntabura umuntu mukuru. Wabyumvise se? Ahubwo se mbwira urahitamo ubuhe buryo? Kwishyura kashi cyangwa se kumvikana ariko? Kuva n'amafaranga mfite ubwo turakurikiza ubwo buryo bwa kabiri. Ubwo buryo bwa kabiri rero ahubwo sha iyo ngingo sha. Iyo ngingo. Oya ariko ngire wicara ariko. Icara. Ese ngumeze gute? Nakubwiye ko n'amafaranga mfite nyine yo kutugiye gukurikiza bwa buryo wambwiye bwa kabiri. Oya n'ubundi wowe rega n'umwaka washira ntanayiguha burundu ta? Yego. Ntanayiguha burundu? Ntayiga. Okay. Vaya nta kibazo. Oya nta kibazo rwose nta kibazo. Wase? Bo, ubwo rero ubwo nzagaruka njye gukurikiza ukwezi kwa kabiri. Okay, nari urakoze. Urakoze nawe. Sawa ubwo turi kumwe. Yego. Sawa. Harugari kure mwa. Ngeze ngo ni kwa. Barecho na ndokubwira. Ndokubwira. Wowe ikintu wakora. Nziranye n'uriya mukuru w'abakomisiyoneri. Ni ukuvuga ngo buri umukomisiyoneri na Gisambo niba aratekereje gukodesha inzu inshuro 2 kandi azi ko yahaye n'undi bivuze ngo arimo uburyarya. Birashoboka. Ikintu kiyo gukora ni ikirere. Numva. Jo mukuru w'abakomisiyoneri turaziranye. Muraziranye? Ahubwo ndikumva rero twaje nawe ugenda umurebe umusobanurire ikibazo cyawe agikemure. Ndikumva rero twaje kuko umugore ndikubona nawe ari bafukura muri icyo cyashoboka. Masoko ntabwo murajana mukaja gufasha ikirego. Jahe. Ufite ikibazo cyonye ni mu nzu yawe. Muri turadusiga hano cyangwa turabisubiza. Reka tugire ingwe batutubikiye nta kibazo. Sibyo mu Isirangana bisubije wanyishura ndabanyishura. Nta kibazo amafaranga ndayo kubera yuko uramfasha no kugira no nawe bikubikiye ntari. Waba utukire mu nzu. Kari yawe ko wayishuye. Ni kiyanze ubundi ntayishuye ngo ngire ikibazo. Bisubize yose. Oya nta wasubiza ngo bana byo ashize. Tugabana ni. Reka tugeze kumureba. Turebe kamukwereke. Ari. Ndakeka ibishoboka n'isikarwa. Nabonye ibyiza twagezeho. Nimwe tubikesha rero. Buri gihe umuyobozi ari hano uretse kubahagararira ibikorwa ntabwo ari bikora. Kandi murabona ko natwe leta hari icyo yategereje. Sibyo? Nkeka ko ingamba dufatiye. Buri wese agiye kubibwira uburyo tuzabihangarira umwaka utambura mu gihugu. Sibyo? Murakoze cyane. Ndabura niba nta mbere yuko rero dutaha ntabwo nabapfukiranya murabizi ko iterambere ari ryo haramutse hari ufite ikibazo rero yabaza ubundi tukabasezerera tukaja mu yindi mico muri hanga n'amasaha yadusize murabona n'ikirere kirakubye
mwihangane wenda ntakiri ikibazo ikibazo nagifite rwose mudugudu ejo bundi ariko wakwihangana ugahitamo kubaza cyangwa ukarya sibyo nta kibazo namwe ikibazo mfite ni iki naragenda yinjiye mu nzu z'amuguri mudugudu nabagamo nari nkodesheje inzu biba ngombwa ko nyikwaho ndangije ninjye njya gushaka umukomisiyoneri muceceke twumvikane njya gushaka umukomisiyoneri ngajya utanga ndangira inzu ndamubona umaze kumubona aho kujya yindangire aho kujya yindangire inzu ntiwayibonye ndamwishyura uretse gake sitwamuhaye ijambo mbabaze ufite ikibazo nabwiye ngo babaze niba wazamuye akaguru mumuha akanya arakomeza wakomeza baze kubona uwo muhungu w'umukomisiyoneri ndangira inzu yaje arayinyereka inzu ndayishima n'amafaranga ndamwishyura ndagize nibwo nari ntawe umugore aho twari turi hari undi muntu uje umvaje ibikoresho ngezo usanga turaguhana wa mugabo uteza akaguru wayibonye ngezo nze usanga inzu ntabwo naguhaye wowe warayinyeretse ariko wari wayishize mu ndi muntu uretse tugenda ijambo bari haye umuyobozi babwira bagabanya amajwi bavuga n'uyu ndi kurega w'umukomisiyoneri twitanguranijwe niyo mpamvu yari kwitanguranwa inzu niyo wavuze ngo agiye kuyindangira ndumva byoroshye niba ari hano ikibazo cyawe ni kinzu n'uwo yahegere ngo yari hano wakwicara hano n'ubu tugize umushaka bana muyobozi ikibazo cy'abakomisiyoneri tugomba kukijyamo nacyo kabisa baratuzengereje none se uriya komisiyoneri bakugize yahuye na nyir'inzu y'ubwite mujye muri ibyo mwahawe mujye muri ibyo mwahawe muceceka twumve iki kibazo ahuzwa n'iki ubayoboye nimba bigiye kunyurira rero batwumvikane bigiye kunyurira inzu n'umusheshero bayikuranye umukomisiyoneri n'umukomisiyoneri dore uhagarariye abakomisiyoneri ari naho ntaharanira mpamvu ari kumuregerana muceceka mari twumve muceceka niba ntibeshe uhagarariye abakomisiyoneri ni njyewe icyo kibazo ndumva rero nta kijamo cyane ahubwo wahaguruka ukagisobanura abaturage bakamfasha kugikemura sobanura iki baguha akanya murakoze njyewe nubwo ndi umukomisiyoneri nkaba n'abahagarariye ariko njyewe nta kintu navuga ko nanjye ntabwo nzi iyo byatangiriye ariko turaha uyu nguyu wafashe abantu babiri akabagonganyisha ariko bahinze imwe bahehe sikari uyu udakodesheje uyu mukobwa nayihaye ikibazo mu kigo uriya mugabo sinamu oya muretse muyobozi umfashe gatoya reka uyu tumuhe ijambo avuga ukuntu ari kubyumva niba njyewe nta jambo nkeneye umuntu nzi nakodesheje inzu n'uyu mugore ubundi hanyuma uyu twumvikane yego ubundi tutaramuha umwanya ufite ibyangombwa ibyangombwa turabifite ariko ikosa ryajemo ku mudugudu wanjye ni nabyo narezenaga n'abaturage banjye ni ihangabire ibyangombwa habonetsemo abanyamanyanga umuyobozi wabo ntuwasigara ibyangombwa turabifite ahubwo ikibazo kirimo ibyangombwa byo birahari ahubwo ikibazo kirimo ibyangombwa byo birahari ukabikoresha nabi ukagonganisha abantu babiri uyu muntu usanzwe umuzi uyu ndamuzi ni umwe mu banyamuryango bawe ni umukomisiyoneri rwose nizere ko ubwo ajya kugusobanurira ibitumvikana ugahita udufasha kubona sobanura iki njyewe umuntu nakodesheje inzu ikintu kiriho ni uko we agiye kubisobanura akavuga neza uyu mugabo ntabwo yamubeshe sibyo n'ibikoresho nari nawe ikibazo mbese umuntu yakwimukana amatera akaza he ntabwo umuntu yakwimukana amatera ngo aze ikibazo cyawe cyakemutse uyu nguyu none se naramuka azanye icyerekana ko yishyuye yakwishyuye biragenda bite jefu w'abakomisiyoneri ngenda kuba ariko uyu mugabo rwose ari kumparabika ari kumparabika rwose okay reka duhe nguyu ijambo agira icyo avuga nta kibazo ngenda agira icyo turaha n'uyu nguyu ijambo kimwe ku ntaruka we urabaza nyuma sawa murakoze ikibazo uretse gake
oya kwisobanura bwo nakwisobanura rwose uyisobanure nyine oya murakoze bwana mudugudu aranyanzitamo rw'abakomisiyoneri uriya muturage ari gusakuza ariko iki kigabo cyanjye kigata kumvikana wajyanye umugore wamuntu wo si yahoze ari umugore wawe sha oya yararemwe niyo mpamvu ari gusakuza uriya mugabo murakoze bwana mudugudu ahisemo abakomisiyoneri wa mugabo nawe ikibazo cyawe urakibaza ariko duha akanya nta kibazo cyabatindiye ntagiye kwizinga mu magambo njyewe uyu mugabo impamvu mwihakana nta cyemeza ko namukodesheje inzu haramutse habonetse ari urupapuro kukubeshyera byari kumbeshera umuntu uzi nakodesheje ni uyu mukobwa nyiramwiza muri kureba aha ngaha niwe nakodesheje inzu uyu mugabo mesaje kohereza ahisemo abakomisiyoneri nta mesaje yawe mfite wa mugabo uramenya biragaragaza reba umugabo ushatse kutubwira ko uriya muntu ahantu muzira ntaho tuziranye simuzi ahubwo yahohoteye nyiramwiza yahohoteye nyiramwiza bishoboka ko yaba nawe agiye kuharabika mu mudugudu wacu none wa mugabo cyane rwose cyane umugabo abateze urubwa ntibabura komisiyoneri w'indyarya de ariko iki kigabo cyatuze umuntu agakemura ibibazo bigaragaye ko uri kuharabika uyu mukomisiyoneri byagira cyari cyemeza ko wowe nawe mwagiranye amasezerano ko agukodesha bavuga n'iki kuntu none kuyobora nk'uko bigaragaye ko mwagiranye amasezerano bigaragaye ko twagiranye amasezerano nambara amasezerano afitanye nawe amafaranga nayamusubiza ruba mutagoranye ku mpande zombi cyane wahaguruka ukatwereka uyu ni umugabo w'umugore wamugabo nawe reka wavugaho iyi nama rwose igaragara nk'aho duteje ari mesaje namuhereje amafaranga fasha wowe ubimenyereye ushaka ibimenyetso hari mesaje namuhereje mesaje ishobora no kuyoherezwa n'umutubuzi wanatubura agiye fotomoni yawe wanatubura ukanyohereza umwuka aho ni ibintu bizi rwose iyo si mesaje turi kuyibona mesaje yaje saa 10:30 z'ejo nimugoroba n'urupapuro ndarufite ndarukwereka amwishyura urupapuro none se ndarukwereka wa mugabo mesaje koko kuri imbere n'abacuruzi y'urupapuro ntabwo ari wowe witwa ari amazina nayo aniyekire yirebe tutandika urundi hari urupapuro ugu mukono nta rupapuro harya twarandikana ikintu uyu mugabo mu bigaragara ibyo avuze ntabwo ari kumbeshera yego mugore ndi namwe w'abakomisiyoneri murabizi by'amanyanga y'abanyarwanda rwose nari nshatse kumuhuguza ariko mu Rwanda amanyanga murwa mugabo amanyanga y'abiyi si murayazi wanjye ntabwo ahubwo uyu muntu bamufunga oya 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 sohoka za komisiyoneri oya bwana mudugudu ndashaka ko uyu muntu umukorera raporo nta oya mudugudu turabasabye rwose oya abantu nk'aba b'inzererezi rero mudugudu ibi bintu icyaha kanjemere ko nagikoze ariko oya reka byemere nta munyarwanda Mumpe imbabazi. ukibaho muri u Rwanda rwacu mumpe imbabazi rwose n'abisi ntabwo ari abanyarwanda n'abisi tugaragarira ko turi indyarya umwanzuro uriho kandi umuntu arahinduka icara hano mbere agomba kuwushyiramo n'inyuma oya rwose umwanzuro tugiye gufata umuyobozi byoroshye uyu muhungu agiye gusubiza uyu mafaranga ashyiraho n'inyungu niko bigomba kugenda atanga n'umugore wa banki ikigeretse ariko sha wewe ndaguha amafaranga ugije ceceka vuge oya we ndaguha amafaranga gerekeho n'umuntu ibi bintu yego kwanza wumva ugiye kumusubiza amafaranga ye ampe n'umugore wayo ushyiraho n'inyungu ampe n'umugore wayo umugore wase yaramuguye chimbarize ariko buretse katwumvikane si kati nk'ibi nurangiza ibyangombwa by'ubukomisiyoneri nta karita afite nabihamya ntabyo ninjye wayimwihereye ariko ngiye kuyimwara Kabi. yayigwatije mu kabari kwasi uyu mugabo niba bitangiye ibi gutya amaherezo natwe byazatugiraho ingaruka mfasha shanserereze imbere Niko bimeze. niko bimeze niko bimeze Karame. urakoze ku cyemezo cyawe ni na byiza ndanagushimiye kuba ugiye kumwaka ikarita ariko nanjye ntuhagarariye leta hano umuntu usebeje abaturage kumwirukana iyi nteko ingana gutya ngo uyitonde abanyarwanda umugore wayo ngo nanjye nk'umuyobozi ngomba kureba ukundi kuntu w'umukarasi wamujyanye rero ikaza kumureba icyaje nagikoze nawe katwumvikane wa mugabo niba ufite ikibazo wakitubwira kuko witwaye nabi hano nawe byatureba nako kiri pirive okay uzajya muri pirive rero uzajya no muri pirive ikintu naba nkukopeje wa mugabo we rero Damu nabo bato wa mugabo
ndakumenyesha ko ikibazo cyawe kiri prive kidahereye hano njye ureba hano uri gusuzugura ngo ndi mudugudu nta hantu bazakwakira ntari nagusenya icyo ugenda ukizi kuba ndi mudugudu hano nk'uko muzehe yabibabwiye ntabwo muzehe yaza kuryama muri mudugudu uza ngo nitwe tumuhagarariye ukomeje kubashimira ko mugerageje gutanga ituze turamuga ariko nawe bizagenda birasa kuko tucyanzuro nta kindi nta no gutekereza kabiri ibijyanye n'amagambo cyangwa ikinyapfura umuntu yagaragaje cyo uretse no kwambura no gusiga icyasha abaturage ngo abanyarwanda turabanza u Rwanda baracyarimo sinzi niba nafite n'ubwenegihugu gusa byihutirwa nona ndagira ngo turemure inama amaze gutanga amafaranga yera muturage byihuse nonaha byihuse koko murangiza sha ni nonaha ntabwo ari inshuti turimo wamuhaye amafaranga yo kubura ni yamuhereze kandi ukimara kuyamuha tumuhereza niyo kare iyo kare tuyimuhereze iyo gusubiza amafaranga ibiri kanze turabire ko tubikemura ariko mbere yuko duhaguruka aha nagusubiza amafaranga aka ni akarengane muha amafaranga muha aka amafaranga ni akarengane dusanze barayabonye nawe mwa muha amafaranga kuri mu biki muhereze amafaranga ngo namfata bwira nimero yawe cyangwa amafaranga uyu mugabo ugiye no kumutuka oya ntabwo ndi kumutuka bwana mudugudu muhereze yiyandikire isi nimero ye turayikeneye akira ntamenera telefone oya ndamafaranga yo urukumira amafaranga ze ariko uri kuburana ubuzi yarara shiramo wari ukuyanywa byeri uzi ko atayakuriye wakongera kumaza kuyayora aya mbiyo karita nyaboneka mumfashe mu rwandeho turagufasha ariko zana iyo karita nawe mwa nawe nafashije mwa akoze wowe n'umugore bimeze mudugudu nayo mafaranga wamenye ibyaba Nanjye naguhaye umugore muhera. zana Muhereza ikarita nanjye naguhaye umugore. iyo inzoga twasangiye mwa ariko zarasangira ko ntabwo bigomba kugaruka abanyamuryango bose Nanjye naguhaye umugore nawe umwanya nyingira uyu mugabo koko nanjye naguhaye umugore. sawa ndashimira Nanjye birasi zabura. namwe murakoze oya twewe ubundi izi ni inshingano zacu twahawe niyo mpamvu nta muntu ujya nemera ko anshinga ahubwo nugira nk'iri tuba twaje tuzafasha abantu abo batatu nabo bazafasha abandi babiri bityo tuzaba twotse igihugu sawa kandi sawa murakoze yego Samahani muyobozi. kandi namwe abantu nk'abari Nuko bacaha. ubutaha ni nubwo ugita abantu nk'abari nzahamagara ati bari bayikunda kugira abantu nkabara nanjye ugiye ku kigo ngiye guhuza abakomisiyoneri ukabaganiriza ukabigisha indangagaciro na kirazira z'abanyarwanda icyo ngicyo ibyo bimarira igigabo cyara Asante sana. icyo ni igisazi Asante sana, asante sana. Action! Yes, Chisakati. Yes, director. Yes, director. Icyonzi cy'umuntu udakurikirana nawe birakureba. Niba udakurikirana nawe birakureba ntacyo uri cyo. Dore wacitswe. Jye mumfataga